Yes, reka nongere ngusuze kandi ngwikaze nizere ko umeze neza cyane. We turimo kanyanga kuri BARYINYONZA Talk Sport. Ndagushimiye cyane ko ngiye gufungura n'iki kiganiro. N'ikiganiro cya kabiri cya mbere cyo twagagatse kuri ku makuru yarindana ari kuvuga kuri Manchester gatoya hari ibintu yari bimwe ndashaka kwanza kwasobanura muri cyo gitondo. Ariko muri kano kanya no tugiye kuza tugaruka ku mukino n'ikipe Manchester bare bakenye ku mugoroba bakaza kuza gutsinda West Ham igitego kimwe ku busa. Igitego cyitwa Marcus Rashford. We kaze mu kiganiro cyo kuri munsi. Tugane kuri mukino turi kunugana zo zimeze. Aho witwa Marcus Rashford waje kuza gutsinda kino gitego gitsinda igitego cye kijana ari umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Hanyuma kandi witwa David Gea nawe akaza kabisa gushimwa cyane ku kazi yakoze kuko ikipe ya West Ham yari yabatatu cyane. So yari match ikomeye cyane ngira ngo nko kuri Marcus Rashford by'umwihariko yari imyaka 5 akinira Manchester United atangira mu by'ukuri yakina mu buryo professionnel. Ubwo rero yatsinaga igitego cye kijana cyase gukora ibintu nk'ibi mu by'ukuri of course bimusabye igihe kitagito ariko none ntago ari igihe kinini cyane by'ukuri habaye mu byinshi kabisa byari bitandukanye kuri kuva yazamuka kugera n'ubu ngubu kabisa hari abantu benshi bivuga ko bagiye bamufasha kugira ngo abe ageze kuri urwego barakuvuga ko mu bantu bagiye bamufasha barimo na Sir Alex Ferguson ubwo yarakiri muri academy ngo yajyaga kubona kumusura kabisa akamweka icyizere akamweka yuko byose bishoboka. So Rashford rero ku mugoroba yaje kuza gutsinda igitego cyiza cyane kabisa cy'umutwe kuri assist yarahawe n'uwitwa Christian Eriksen waje kuza kabisa gutanga ino assist nze cyane. Rashford asimbuka atereka umutwe umupira awutereka mu izamu. So rero iyo cross ya Eriksen yayitanze kabisa neza cyane mva ngarasimbuka tereka y'icwanga turiye mu izamu kikarakazi keza cyane gakomeye. Saka w'ikipe West Ham rero mu by'ukuri bijyana n'umukino yari yakiri cyane mu gice cy'akabiri cy'umukino ebana yagize gutya ishyirye ututu gikomeye cyane kuri Manchester United bagenda bahusha uburyo bwinshi kabisa gusa byatewe n'akazi gakomeye kakozwe n'uwitwa David Gea ndetse n'umugabo witwa Harry Maguire kapiteni wari wagarutse muri match nyuma y'igihe kirekire dakina umukino Southgate yanarebye mu by'ukuri kapiteni twa Harry Maguire yitwara neza cyane kabisa agenda akora ama block atandukanye ikipe ya West Ham yakoraga yaba we n'umunyezamu twa David Gea bari mu bihe byabo byiza cyane ariko n'abakinnyi benshi ikipe ya Manchester United babonaga ko bari mu bihe byabo. So gato rero n'umusore twa Marcus Rashford waje kuza kuba man of the match plutôt waje kuza gutsinda kino gitego cyiza cyane kabisa akaba rero ngo ari ihurizo yashyize ku mutoza w'ikipe y'igihugu bwongereza twa Gareth Southgate ubonye ko Rashford mu bihe byiza cyane nyuma yuko atsinze igitego kijana umutoza w'ikipe y'igihugu bwongereza yicaye muri match yicaye mu kibuga ari kureba uyu mukino. So rero akaba ari n'intsinzi ikomeye cyane ya Erik ten Hag yagize kuri match rero nyuma yuko yaramaze iminsi ibyo bizagaragara ups and downs ariko agatsinda ikipe ikomeye yari rero tetsukomeye cyane ku mugoroba. Ten Hag akavuga ko ngo nag ikipe yatanze ibyo yari ifite 100% ariko umwe ibyo bakoze nibura byabahaye amanota 3 akaba rero ari ikintu cyo kwishimira kugera kano kanya kuri umutoza witwa Erik ten Hag. So rero abakinnyi barimo nk'aba Kadzuma ndetse n'uwitwa Michael Anthony baje kuza kwinjira mu kibuga simbuye ebana bagiye bashota amashoti aremereye yaba imitwe yaba gushota amashoti n'amaguru aremereye cyane by'ukuri ariko David Gea basanga tayari pira ukora n'umupira kwemo kabisa ku munota wa nyuma warutewe na Declan Rice kabisa yari muri metero 30 yateye shot yemereye cyane mu izamu kabisa ry'imbaraga David Gea akora parade umupira awukoramo awutereka hanze. So rero ibingiye bakaba ari izindi chances zagiye ziboneka abakinnyi bagiye babona chance nk'utwa Jared Bowen nawe kabisa akaba yari yabonye chance mu leta nyuma ko yabona igitego n'ikipe ya West Ham United gusa ntibyakunze. So Moise rero akaba ari muri match nziza akinye ko kubona amanota bikaba byabaye intambara ku mugoroba bijyane n'ukuntu Manchester bari tari muri match yabo ku mugoroba. Hari ikindi gitego Manchester agombaga gutsinda ku mupira witwa Scott McTominay yahaye witwa Fred atereka aratsimbuka atereka ku mutwe urugendo kubitwa igiti kizamura agarukana none hari umutagi mu mukino ikipe ya Manchester agombaga gukora igitego cya kabiri ariko ntibyakunze ngo bigende neza cyane mu by'ukuri. Witwa Lucas Fabianski uri mu ikipe ya West Ham kuri mugoroba yaje gusoka agize ikibazo cy'imvune yagize mu gice cya mbere yatsikiye nagira ngo abantu bakurikiye match nababwiye ko harano yatsikiye aragenda. So deuxième rero ntiyagarutse ahubwo asagaruka Izaza witwa Alphonse Areola niwe waje kongera gufasha ino kipe rero gukomeza kuguma mu mukino. So rero akabari ko byari bimeze kuri match yo ku mugoroba n'umuvandimwe witwa Marcus Rashford kabisaza kuza kwitwara neza cyane mu by'ukuri. So imibare ikigaragaza mu by'ukuri ikipe ya Manchester baranje match bafite ball possession ya 53% kuri 47 ya West Ham mu gihe bateye amashoti 16 yose mu izamu ry'ikipe ya West Ham iteramo 13 mu izamu rya Manchester. Ibaze ko 3 ya Manchester ari on target mu gihe 5 ya West Ham ariyo yari on target. Babonye ko konesha na ikipe ya Manchester mu gihe ikipe ya
ya West Ham United yabonye kona 10 isone ko na West Ham yakinaga cyane kandi yakinanaga imbaraga nyinshi cyane kabisa kuri iyi match ku mugoroba batsinzemo igitego kimwe ku busa ifite amakuru menshi agitanga no mukino ifite amakuru menshi agitanga yaba mbere yaho ndetse nyuma yaho gusa mbere yaho gatoya kugira ngo mbaze mbivire mu nzira icyarimwe kamere mbere yaho buriya Cristiano yabanje muri match ndetse aranayirangiza by the way ikintu kiza cyane tukadukomeye kongera kubona Cristiano arangiza match yo muri Premier League so Cristiano Yanze mufite muri warm up aje muri warm up yanze gusuzuma umusore mugabo witwa Gary Neville former Manchester United teammate bakinamo equipe ya Manchester yanze kuza kumusuhuza afatiye mezo kabisa yari muri Izaza Sky afatiye mezo yanga kumusuhuza kubera iki kubera ko uno mupundit yamukrititse kubyo akoze muri equipe ya kuri equipe ya Spurs of Tottenham akaba rero Neville yaravuze ko ngo Manchester yabanziza kurusha David Cristiano uno mugabo rero y'abantu bishaka kuba byarangije umubano wabo bombi Cristiano ntajya ripfana ni umwe mu bantu batajya babasha guhisha amaranga mutima yabo iyo mufitanye ikibazo rwose ntutinda kwibona nk'ubu ngubu Gary Neville ngira ngo ahise mu gatebe kamwe na Jamie Carragher wa Liverpool kuko Jamie Carragher wa Liverpool nawe yakrititse Cristiano bigera ahantu kuri match yabereye OT yanga kumusuhuza so rero biragaragara ko umubano wabo nabo wahise upfa burundu kabisa n'imvano witwa Gary Neville bikaba bisa naho byarangiye so Ronaldo rero ntago yishimiye comment Gary Neville yakoze ku buryo yitwaye kuri match bakiyemo equipe ya Spurs of Tottenham akaba rero yaje agasuza abandi bakinnyi bagenzi be yasoje mugenzi we undi mukinnyi bakinnye witwa Izaza niwe wari mu guest ku mugoroba yaje kuza aramusuza yarari kuri panel Sky Sports ku mugoroba rero Ronaldo asuza n'umugabo witwa Zaha Wilfried Zaha n'umusore mwirabura baraganira bogano gatoya ageze kuri Jamie Redknapp aravuga ati hello yageze kuri Jamie Redknapp abwira hello yigenda cyane aguruka yigenda kabisa ntabwo ashaka komeza rero kubaho hafi kabisa akaba rero witwa Cristiano kabisa afashe icyemezo cyo kwanga gusuza witwa Gary Neville imana induru ziravuga sasa noneho baratangira batubwira byinshi so rero Neville rero no kuri match Chelsea yavuze ngo it has been a big week for Ten Hag all the scrutiny on him and his relationship with Ronaldo ati cyari kimwe gikomeye cyane kuri Erik Ten Hag mu kuri n'umubano witwa Cristiano akaba rero yagize ikintu bigarukaho cyane akaba ari uko bimeze ni byinshi byagiye bivugwa kabisa kuri uyu mukino gusa Cristiano akoga kuryo yakoze ko kandi ko kakomeje gukora inkuru zitandukanye gusa hari abandi bagabo style bagize ikintu batubwira n'umutoza yagize ikintu atubwira kuri match ntago twagenda none tutagize ikintu kuza kubibwira byo nari n'ukuntu umukino warumeze reka dore kuri Gary Neville of course nubwo yaze gusuzwa na Cristiano ko afite ukuntu abonye n'umukino afite ibintu atubwiye aho tubwira ko ngo ntiyigeze abitekereza mu byumweru nka bide cyangwa bitanu bitambutse ariko ubu ngo atangiye kubona ko Manchester ishobora kuzaza mu myanya ine ya mbere ngo ntabwo yigeze bivuga mu by'ukuri gusa atangiye kubona ko ngo ishobora kuzaza mu myanya ine ya mbere ikaba Manchester kabisa ngo hagati yayo na Spurs of Tottenham Chelsea n'equipe ya Spurs bagomba kwishakamo abazaza mu myanya ine ya mbere so Gary Neville akaba yabaye convince n'imyitwarire ya Manchester ku mugoroba nyuma yo kwitwara neza imbere equipe ya West Ham United nyine katse igitego kimwe kusa cya Rashford cyaba igitego cye kijana atsinda equipe ya Manchester United muri Premier League so akaba rero ngo is in expectations ntabwo azizeraga mu meza ngatambutse ku buryo bwose kugira ubu ngubu ku mugoroba ngakari yabonye ko bishoboka ko equipe ya Manchester United ishobora kuba yaza mu myanya ine ya mbere so magambo yavuze ngo I think they have a great chance of finishing in top 4 for now baza ko ngo bafite amahirwe menshi yo kuba barangiza myanya ya mbere a great chance ati bafite amahirwe hejuru cyane bivuze ngo I think there is enough around Chelsea, Liverpool and Spurs that United will feel they can push through that bunch. I never would have thought that 4 or 5 weeks ago atinekeza ko hari bihagije Chelsea iri gukora Liverpool na Spurs na United mbwa ikagira ikuntu yakomeza gupushinga cyane kugira ngo bareko baza ati sinigeze mbitekereza mu byumweru 4 cyangwa 5 bitambutse akaro kuva mu kwezi kwa 8 no mpapa myaka 47 y'amavuko witwa Gary Neville yaravuze ati I don't think United will with their current squad will finish top 4 muri icyo gihe gitambutse ati nkukije squad Manchester bafite siniteze ko bashaka kuzageza mu myanya ya mbere but if they bring the young and striker in it's a different story icyo gihe aravuga ati baramutse bazanye the young akazana rutazamu wenda twazavuga inkuru itandukanye so ku mugoroba akabaje kongera kwisubiraho akavuga ko bishoboka cyane ko ikipe ishobora kuzangiza mu myanya ine ya mbere akomeza kubisobanura navuze ngo
Looking at United front players at the moment, Liverpool front three, City front three, Chelsea with Raheem, Pierre-Emerick Aubameyang, and United the weakest front players at the time. Icyo gihe ravugaga ngo urebye Manchester equipe ifite kujya kano kanya ukageranya n'ubutatu bwa Liverpool bafite imbere, ukareba ubutatu bwa City, ukareba Chelsea yashyizemo Sterling na Aubameyang, banza tarazi ko azaba imfube. Ubona ko Manchester United igihe cyabo ufite ntago attacking line yabikomeye cyane. So icyo gihe ravuze ngo but they have something to be fair that is happening under Ten Hag, and that is giving them a great spirit. Atari bakagira ikintu gisa naho kihariye kuri Ten Hag kiri kuba kujya kano kanya ku buryo cyakomeza kubahereza umwuka. So ku mugoroba rero yari kumwe n'utwa Jamie Carragher ndetse na Luis Saha, nabo barabaponditi kuri match rero bari kumwe na Neville, akaribwa tubwiye ko ngo bishoboka cyane ngamaze kwibona ko ino kipe ishaka kuba yazarangiza myanya ine ya mbere, bigiranye no kunitwa cyane ku mugoroba. No mugabo witwa Luis Saha akaba yabaye rutaza mukomeye cyane wa Manchester United, aho yatsinze ibitego 44 mu mikino 124 yose yakiniye ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku mugoroba rero akaba yashimye ibyo witwa Rashford yitwaye. Muri rusange mu magambo yeza witwa Saha ntago ari Saha, ahubwo ni Saha, witwa Luis Saha, yavuze ngo football is all about consistency, and when you see the foundation they are showing, yes, it is possible. When you have those 3 or 4 up front clicking and that defensive balance, it is possible. You have to maintain this approach. Ati umupira w'amaguru babisaba guhozaho, ati yuhozaho kabisura umuntu nyine utagwa cyane, ufite fondation, ufite nyine ahantu bihera ibyo yerekana biba bishoka cyane ko icyo wageraho. Ati Manchester bakiri 3 cyangwa 4 ifite imbere barayifasha, kandi babona na balance cyangwa se nyine balance iri muri mu bwugarizi bwayo, kuje nta guhuza gweka kuri mu bwugarizi bwabo, ubona ko nibaba bari kugenda babya approachinga. Mu gihe kandi Jamie Redknapp uri kumwe nabo nawe akabona ko Manchester ko byagenda kose ngabana nk'ikipe izarangiza imbere ikipe ya Liverpool, bigenda no kuri ikipe ya Liverpool kugenda ihasurenga cyane muri iyi minsi mu kubona amanota muri championnat, aho abashinje ikitwa umunaniro. So magambo ya Jamie Redknapp yavuze ngo everyone just imagine that Liverpool and Man City will be far in advance for everyone else, at no one could see what is happening to Liverpool right now. I certainly could not. I thought they were bankers for the first or second. Now they have it all against them to get into the top 4. Right now United do look better than Liverpool. Liverpool are losing to a team at home near the bottom of the league. Ati magambo yavuze ngo buri wese imaginaga kuri Liverpool na Man City arizo kipe zaba zavanze zindi nk'ibisanzwe, atako nta muntu uri gutekereza ku bintu biri kuba kuri Liverpool kujya kano kanya. Ati nyenekeza ko bari kugenda bajya kure cyane kuba bafata umwanya mbere cyangwa kabiri. Ati ubu tuvugana amakipe yose ahuye nabo muri top 4 ati ari kuyigora. Ati rero aka kanya United gimana nk'ikipe inziza kurenza Liverpool iri kugenda itakaza imikino, ati rero nkuko bari gutakaza batakaje imikino mu rugo n'ikipe iri kurwana no ku myanya ya nyuma epfyo ngiyo. Mu magambo yakomeje ngo that's not good enough. There is more questions than answers. Ati ibyo ngibyo muri Liverpool ntabwo bihagije, hari ibibazo byinshi kurenza ibisubizo bihari. Midfield looks tired. Ati abakinnyi mu kibuga hagati bananiwe. Mane have been huge loss. Ati Mane ni mu gikomeye bagize. Defensively they don't look like the same team. Ati mujyanye no kugana ntabwo basa nandi wagira ngo ikipe bari basanzwe bafite. There are so many problems for Klopp. Ati hari ibibazo byinshi kuri Klopp. Akaba rero Liverpool yo muri no weekend yatakaje imbere ya Leeds ibitego bibiri byose kuri kimwe. Leeds mu bihe bibi ibaze kutakaza imbere ya Leeds, gutakaza imbere Nottingham Forest, kipe zose zisano ziri mu myanya y'imipfiriya, kandi bo zose noneho utsinzwe nazo mu rugo. Ubu tuvugane kabiri ku mwanya wa 9 rero n'amanota agera ku 8 yonyine. Akaba rero amanota 8 ari kushwana na Newcastle ku mwanya wa 4. Mpanga data yatari kabisa. Akaba rero ari uko gahunda zihagaze kuri Jamie Redknapp buryo yagiye kwanaliza ndetse no gusobanura zino situation ze muri equipe Manchester United buryo yagenje equipe Liverpool, batubwira ko ngo abana United rwose ni nziza kujya kano kanya kurenza equipe ya Liverpool, ndetse n'ingaruka z'ibyabaye yofete kuri Liverpool nanone biri kwiba kujya kano kanya akaba yagerageje kubidusobanurira twereka ko ni ingaruka zo kubura kw'abakiri nk'aba Sadio Mane Mediane abo bisa naho ni nkuko akomeje kubivuga cyane. Hanyuma kandi yagize no kuri Casemiro agiye ikintu tubwira kuri match Casemiro yagize ku munsi wo ku cyumweru n'umusore twa Casemiro rero mu byukuri ukomeye cyane, tubwiye ko ngo ikintu kiremeye cyane yazanye muri equipe ya Manchester United, yamushimye ku rwego rudasanzwe cyane. So Redknapp rero akavuga ko ngo hari uruhare rukomeye cyane Casemiro yagize muri match ka. Nanone twinje amagambo ye twumva ibintu atubwiye ubwo avugaga kuri Casemiro, yavuze ngo you have to be I have looked at United midfield for so long and never really seen any combination of midfield you would be scared to play against. Ati maziye kirekire ndeba cyane ikipe ya Manchester United ntabwo narebye mediane yabo ifite kombinezo watinya nawe watinya aho waburi hose uri kwireba mu byukuri. Ati
what he has done is brought so much authority to this team. Ati icyo yazanye ati cyangwa se icyo yakoze ni ukuzana burena authority nk'ikira niho kuza cyo nakwitana nk'ubuyobozi na muri iyo kipe cyangwa se ikintu kimeze nka balance still ati yazanye calm azana quality atafite nyine yazanye mutuzo azana n'ubwo bushobozi bwe ati how knowing when the press ati azineze igihe bagomba gupressinga agomba kwatakira knowing when to interrupt to intercept azineze igihe cyo ku traject imipira kuyikuraho how many times have we seen him just doing that ati ni kenshi ati ni twabonye nyine hari umuntu ushaka kuza agakora nk'ibyo ngibyo ati picking people's pockets and then playing the right pass ashaka kuza kabisa akahangana n'abantu agahangana nabo kabisa akabagenda runono ubundi akanya gutanga pass nziza cyane ati you can see other teams looking at him like wow that's Casemiro there ushaka kubona n'andi makipe ashaka kumera akavuga ati wow uwo ni Casemiro hari kabisa a little bit of speak but he knows where to be ati ni umuntu by'ukuri ugaragara gake cyane ko mu by'ukuri azi neza hagomba kuba so akaba rero ari amagambo ya Jamie Redknapp kuri Casemiro kabisa bigaragara ko afite ikintu yazanye muri Manchester United kumugora muri match yagize match nza cyane agatangaza banakomeza guhangana cyane uyu nguyu niwe nyine wakinaga ikipe yitwa Real Madrid ubundi nicyo byashatse no gusobanura ati uyu nguyu niwe wakinaga ikipe yitwa Real Madrid mu gihe na Gary Neville wagiye kina amutubwira ko match kumugora avuze ngo he's an improving players ni mukini kugenda za mu rwego cyane ati bitandukanye na Eriksen ati Casemiro na Fernandes quick for what you would call true defensive midfielders but you think for that midfielder 3 he played at Madrid with the Kroos and Modric ati Casemiro Fernandes ndetse na Eriksen aturi kubarebuka tubona nono icyo ari gukora mu buryo bwo kugarira kujya kwibera abandi aturi gutuma utekereza kuri bwa batatu bari bafite mu muri equipe ya Real Madrid ati bwari bugizwe na Casemiro Kroos ndetse na Modric when you look at him alongside Eriksen and Fernandes Kroos and Modric are better players but their similarity to what we are seeing here in the style ati nibyo ntago wagereranya Eriksen na Fernandes ngo bagenye na Kroos na Modric ati kuko bari abakinnyi beza cyane atari ko hari ibintu bahuje cyane ukurikije style bari gukina hangana ati hari ibintu bahuje gutereka Casemiro inyuma yaho agundi Casemiro ntago ari weda ntangiye ngo ufite ngo ne wagiye abantu bakinnyi beza ariko ngo naba nihuse kuko atanari basanzwe ari beza kibone ko na ba Modric nyine Casemiro dahari bakomeje kuba abakinnyi beza cyane aravuga ngo those three ruled Europe for many years atabakinnyi bakora batatu bose bayoboye Burayi mediana yabo mu gihe kirekire cyane playing in the biggest games and controlled them but there is something similar to what Casemiro is seeing here to what he's seen at Madrid ati bamaze igihe kike bayoboye Burayi ati bakina matches zikomeye bakaziyobora ati rero atariko hari ibintu bisaba bihuje Casemiro ari kuzana hangaha twanamunaga no muri equipe ya Real Madrid akaba rero bamushimye cyane kabisa akazi yakoze ku mugoro witwa Casemiro kandi nanjye mu byukuri ubona ko mediana yabo Casemiro yihaye umutuzo ni cyo kintu twatekerezaga na mbere hose twavugaga ko Casemiro naza gatanga ibyo atanga bazamubererekera muri tubone Eriksen tubone Fernandes banyanyagira cyane bibihesha umutuzo ikipe ya Manchester United akaba rero nibisho byagatse kuri mukino nagombaga kuza nkababwira hangaha ariko kundi ruhande umuntu arebe still no kumyitware ya captain Harry Maguire akaba rero nawe yaje kuza kugira imyitware myiza cyane ku mugoroba abana byari byiza cyane uze mbona akazi Maguire yakoze na n'uwitwa David De Gea hari abantu batangiye kuvuga bafite nabonye amafoto atubwira ngo ni Edwin van der Sar versus Rio Ferdinand rero ryo twekere ku mugoroba ngo ni Edwin van der Sar versus Rio Ferdinand kwera match bagize cyane ku mugoroba akaba rero ariko byari bimeze akaba na Rash nawe yagize ikintu tubwira reka ibya Manchester tugirimo byose kugira ngo bive mu nzira mu byukuri Rash yagize ikintu tubwira nyuma gutsinda igitego kubera ko nawe nyine impamvu ngiye kubigaruka ariko avuze ngo hari bihageze aragurwa cyane mu mitekerereze ye ati aragurwa cyane mu byukuri atari ko yongeye kugaruka ati ni byiza cyane mu magambo atangiye ngo to be honest there is a completely different energy around the whole club ati mu byukuri hari imbaraga zitandukanye muri equipe muri rusange the training ground and that put me in better headspace ati no even no ku myitozo no ku kigo cy'imyitozo byarahindutse ati bimwe byo bikunze mu mwanya mwiza cyane mu mutwe byarampinduye cyane ati ndi kwiga gukoresha imyitozo cyane I feel really motivated now tungu rwose ndi bafite imbaraga cyane ati I struggled at times last season ati mwaka ushize w'imikino haraho nagize ndagorwa cyane more mental things ati kandi ibibazo byinshi byari ibibazo by'imitekerereze n'imyumvire yanjye not my own performance
ati bitari bishingiye kuri performance yende kugira ati it was other things of the pitch byari ibintu biri hanze y'ikibuga cyakoze umwaka ushize hanze y'ikibuga Rash yaragoye cyane n'ibintu byinshi bitandukanye yagiye avugwaho cyane nyine n'ibihembo yahabwaga byaramwishe mu mutwe cyane yibagirwa hari kari umukino cyane gukomeza gukora. I need to be scoring a few more headers tani nenye gutsinda ibitego byinshi mu mutwe. For me it is about getting the areas and the goals will come. Ati cyo binsaba no kujya mu mwanya mwiza cyane ndabizi ibitego bizaza. Akaba rero ari umugabo witwa Rashford ku mugoroba kuri performance yagize ku mukino watsinze ikipe ya West Ham United. Akaba rero ni byinshi kabisa na hari magwa twagomba kumugarukaho sinzi kandi bibizo kuza kunkunda ko yagize match nziza cyane ku mugoroba umugabo witwa hari magwa yakabisa mu kongera kugaruka mu 11 acyari ikipe ya West Ham United yabanagize match nziza cyane aho umutoza ikipe y'igihugu yarahari kandi ari akurikirana iyi match. Akaba rero ari uko byari bimeze reka dutegeze turebe ko bizakomeza kugenda kwa equipe ya Manchester United. Ni byinshi ndimo excited no gukomeza kuza nitoza kuza kugaruka mu biganiro byacu bizakuza gukurikiraho abandi biza kuza kwitsa kuri equipe ya Arsenal nayo yarikoza gashya ku mugoroba itentego bitanu byose kubusa harimo n'andi makuru menshi ndakuza kukugezaho. So reka ngushime cyane ko nije umwanya wa rero nkomeza kwifuza kugira umunsi mwiza cyane, ariko niba wumvise kino kiganiro utarakora subscribe kuri chaîne ya YouTube ndagusaba kugira ngo bikore cyo dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukoze ku kiganiro ugira umunsi mwiza, Imana ikurinde.